Sinzi umuntu yigize kwandika bigize kuma ama screenshot umuntu yanditse ngo napfuye sinzi ibintu nk'ibya posting ifoto yanjye abantu bose baramamagara nsanga missed call nari nagiye muri sport nsanga telefone yanjye yuzuyemo ama missed call y'abantu icyo kintu natekereje ni gute umuntu afata ifoto y'umuntu akayandika icyo kintu. To all the Legacy TV viewers, muri kumwe nanje Albina Sydney. Uyu munsi it's all about love. Ndabakunda mwese mudukurikira, namwe nizere ko munkunda. Love always wins. None munsi twashizemo amadarubindi y'urukundo. Byose n'urukundo, nta rwango ruba kuri Legacy. Mbashimira cyane mwese mukomeza kureba stories zacu, ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Aha duherereye na handi hari intebe nziza, hari ubusitani bwiza. Aha ni Legend Hotel Kacyiru. Ushaka kuzuka turamutse ukavuga uti Albina Beats cyangwa se Miguel behind the camera. Umeze gute nabwo waza nta kibazo byose ni mu rukundo. Anga duherereye nagiye mu magambo menshi cyane ndi kumwe n'umuntu mwagiye mubona kuri social media benshi mujya munamwitangaho abantu benshi cyane mukagena mukanamuramutsa mutamumenye. Uwo n'umusore mwiza cyane n'umuhungu mwiza cyane nubwa kabiri mbashije kugira amahirwe yo kumubona amaso ku yandi. N'umusore bakunze kuvuga ko asa na Meddy ariko nje nibaza ninde usa n'undi, Meddy asa nawe cyangwa asa na Meddy sibizi. Turashaka kumenya noneho nibice akora mu buzima bwe busanzwe. Ese abaye hate hano KGL ese KGL bimeze bite byose ni kuri Legacy TV kanda kuri like, comment, share, notification button, subscribe. It's all about love. Be all in or be nothing at all. Karibu cyane ari impande yanjye makuru. Umeze fresh. Hagati wambaye neza. Merci beaucoup. Tutagiye kure ninde wakwambitse uyu munsi? Kuva hasi kugera hano hejuru nambitswe n'umuntu witwa Ben Fashion Design. Ben Fashion Design. Hanyuma Ben Fashion Design wamugeze uteyambika abagabo se cyangwa nabandi bose? Yambika abantu bose, igitsina gore, igitsina gabo. Nekereza ko umuntu wese umugana bamwe baramuzi kuko no mu design umwe mu ba design hano bari mu Rwanda ukomeye. Akorera mu mujyi mu isoko kuri floor ya mbere. Uhageze wamwandikira kuri Instagram, wamwandikira kuri Facebook, kuri Twitter, ahantu hose ariho. Yitwa Ben Fashion Design. Niwe wanyambitse kuva hano hejuru kugeza hasi. Hanyuma biri no guhura no kuno nasanze uri muri photoshoot noneho biranatangaje no kuba ufite umukobwa ugufotora. Bya bintu ndumva abakobwa baba bazi ko bafotora, hari Kamanda, hari NIB Studios, ndumva ari nabo bakobwa babiri nzi bafotora mu Rwanda bamaze kugera ku rwego rwo hejuru. Uyu nguyu ni wende ni ihe studio ni wamushatse ni wagutumyeho bimeze gute? Bon, yaranyandikiye yabaga hanze aranyandikiye arambwira twakora ibintu by'Abanyafrika cyane by'Abanyafrika, akora amafoto y'Abanyafrika nuko akenshi ngiye sinya postinga rimwe na rimwe nshaka kuyapostinga ariko niyo mafoto akenshi dukorana. So aza kunyandikira ansaba ko twakorana bihoraho. Ndamubwira nta kibazo nanjye niko kazi usibye wenda kubu byahagaze ariko nicyo kintu nkora. Definitely. Yeah. Anyandikiye ndamubwira nta kibazo, turareba dukora amafoto ya mbere tubona nta kibazo, dukora ya kabiri noneho abaho umuntu ufotora bihoraho kugeza aho arimo kwandika igitabo azamurika muri Belgique niba ntibeshye. Amafoto yanjye n'abandi babiri ruzima ku muntu muzi. Ego birizi muririmba bakora gakondo. Na ba Marte sinzi ndumva hari abantu benshi afotora ntago ari cyane ariko barahari. So ansaba gutyo mbona nta kibazo, mbona twakorana. Niwe muntu rero mwasanze turi. Uko biri kose biratangaje ko umuntu wo hanze bundi hano tuza ama studio menshi cyane akora ibintu nk'ibyo afotora abanyamideli. Uko bishatse kuvuga ko mu buzima bwawe bwa buri munsi uri umunyamideli? Ntago ari ubuzima bwanjye bwa buri munsi nk'abanzi
mbifatanya n'ibindi bijyanye n'ubuzima bwanjye nkora ibintu byinshi bitandukanye ubwo byaranahagaze ibintu by'imideli navuga ko fashion kereka ushaka ko dukorana akazi runaka bijyanye na marketing dushobora gukorana biri buze kurangirana n'umunsi cyangwa ukwezi ariko ntabwo ari bwo buzima bwanjye bwa buri munsi. Ubwo ufite izindi nshingano zawe ufite akandi kazi ukora ku ruhande? Mfite ibindi bintu nkora ibyinshi ni marketing nkorana na hari company itanga ibitabo icuruza ibitabo mu ma Cambridge mu bigo bitandukanye mu ma TVET school nkorana nabo nkorana na Denver marketing nkorana mfite n'ibindi bintu nkora byanjye by'ama store y'inzoga. Derek uko biri kose nje izina nkuziho cyane ni Derek nuva naryo ryagiye ryamamara hari andi mazikoresha ni naryo ryawe irindi wishwe n'ababyeyi bawe? Hari Ngabo hari Rukundo n'andi menshi yankujije ariko ntavugira hano. Definitely. Hanyuma kuba duhaye amahirwe ni ibintu bikomeye cyane kuko kenshi ngenda kukubona nkumenya cyane nakubonye muri za fashion week ukora ibintu bijyanye no gutambuka kugaragaza imyenda wambaye. Hanyuma ubona industry yo kuba umwe mu basore bakora runway ubwo ndavuga kuri gutambuka berekana iminyamideli ubona hari ibintu biri kwinjiriza abana b'u Rwanda cyangwa ubona igiti cyawe wowe nka Derek? Navuga ko mu Rwanda biracyari hasi kugeza aho ubu ngubu umuntu wese ajya muri fashion cyangwa muri ibi bintu by'imideli agambiriye amafaranga kenshi ugasanga ntago bihura n'ikintu wowe wumva ushaka. Jewe rero nkanjye nabigiyemo sinareba amafaranga cyane ko n'amashow ntago ngaragara muri menshi ariko ibiraka nkora ni byinshi. So urumva rero navuga ko abenshi bajyamo bashaka amafaranga ariko ugasanga ntago amafaranga tugiyemo dushaka arimo bijyanye n'igihugu cyacu bijyanye n'igihe iyi career yaziye ntago amafaranga arimo cyane arimo kuwashiritse bwa bute bwo gutegereza cyangwa se bwo kuvuga ngo jewe ubwanjye ndabikora gute. Definitely. Ubwo ni ibintu mazemo igihe kingana gute ubu turi muri 2021? Natangiye bino bintu niga muri high school muri 2016 nibwo nabitangiye. Kugezana n'ubu ujya ubikora uko ubonye umwanya? Ndabikora nk'ubu nk'uko ubizi nta masho aheruka kuba navuga ko mperuka nyine igihe n'abandi baherukira. Hanyuma iki kibazo wenda ngiye kubaza gishobora kukujena sinzi niba kukujena cyangwa ushobora kukibazaho cyane ariko ni ibintu bivugwa hanze bivugwa na hano muri Kigali no hanze yaho ko abasore bakunze kuboneka mu bintu by'ubunyamideli abenshi baba bafite ibindi bintu bitari ibijyanye n'umuco wacu baba ngo ndavuga ibijyanye no kuba bari muri iriya umbrella y'aba LGBTQ numva benshi babizi cyane akavuga turi amusore ese n'umutinganyi ese biriya bintu kujyanga nabone biriya birakara abagabo baba baciye ku ruhande bakagira ibyo bamukorera kugira ngo abashe kumenyekana. Ibyo bintu barabiciyemo se ukabyumva ukanabyitwa bimeze gute? Njyewe njye muri ibi bintu bwa mbere ngira ngo bikora mu gihugu bya bintu bivuga ngo ni Rwanda culture ni yindi show runaka nabigiyemo bitari kera cyane nabigiyemo 2018 bijyamo ari ndumva J Rwanda no umufamiliye uko mukecuru wanjye nza kubijyamo ari we ngewe na petit frère we niwe watujyanye aratwandikisha tugiye bishyuraga byari muri Rwanda culture 2018 aratwandikisha maze kutwandikisha atubwira ko mufite taye nziza bimeze gutyo numva twari dusanzwe tubikora ku mashuri aratwandikisha ariko icyo gihe uwo mwaka nk'ibijyamo babonye nciye kuri televiziyo iki bahamagara mama umuhungu wawe byagenze gutya na gutya yagiye muri ibi n'ibi ntekereza ko nabiciyemo kugeza n'isaha umuntu ujya kubona ukabona arakwandikiye cyangwa akakubaza bijyanye n'icyo kintu ariko jewe no kubyitwa no kumva umuntu abivuze ni kenshi nshobora no kubyumva ariko ntago mbyitaho
wikorera ibyawe nikorera ibyanjye kunzaranzi ibyo ngibyo nta kintu biba bimbwiye ngewe mboneraho no kubwira abantu si ngiye kuvuganira cyangwa icyo umuntu wese afite uko abayeho niko ntekereza ariko ni ibintu bivugwa cyane muri industry y'ibijyanye n'ubunyamideli ubaye uri umunyamideli uri umusore batavuga ngo karabimye cyane rwose hanyuma Derek uko biri kose hanze y'ubwo buzima bw'akazi kawe uri umuntu usabana kuko nkuzi kuri ba MC Scenario nkuzi nabibonye cyane uko isabukuru abantu benshi cyane bakomakomeye abazwi bari muri social media bajya bakumanika because I've been seeing that and nkunda ko ibi bintu bigomba kuba clear ku bantu turi no kuri icyo kintu ugaragara muri social media mu buryo bwagutse cyangwa se nk'iyo umuntu akubonye ahita amaso ye akururwa niko nabivuga bihuriye ko n'ubundi uri umunyamideli biba bigomba ko uba uri umuntu ugaragara neza wambara neza ufite ukuntu witwara ugaragara nk'umusore utuje cyane naba nibaza mu rugo ni wowe wenyine mufite n'abantu muvukana ndabagira ngira abantu tuvukana ndi umwana wa kabiri mu bana batandatu ntabwo ari njye jyenyine ahubwo ndi umuhungu mukuru uri imfura no sister wanjye nkurikira niwe mukuru ndi wa kabiri ahubwo ndi imfura mu bahungu ubwo ngubwo urumva rero kugira izo nshingano kugira ibyo bintu byose kwiremamo icyo cyizere n'uburyo nteye ntabwo ari cyane ushobora kumbona nyine ndi wamukereka ku bantu tuziranye naho ku muntu tutaziranye birangora hari igihe wisanzura ku muntu ariko wabanje kumenya se Albin ateye gute akunda iki yanga iki niko nteye mbanza kwiga umuntu mu bantu bose uzabona tuba turi kumwe cyane mu bantu tubana gerageza kukumenya ntakuzi ntago nakwisanzura birangora tu amazing that's a good character by the way coming to that mitanibaza ese mu buzima busanzwe niki cyakubaye ko biri kose uri mu ruhando navuga rwa social media cyangwa se rw'imbuga nkoranyambaga abantu bakubona mu bikorwa byawe bya buri munsi niki cyakubaye kumva ucitse intege biciye kuri izi social media ukabona nk'umuntu akubwiye ikintu ukavuga man vibe arayishe cyangwa se aranakigukorera something bad like a bad vibe yakugejeje ukavuga uti uyu muntu aramenyereye nka Derek njyanshyize hasi kabisa navuga ko sinzi umuntu yigize kwandika bigize kuma ama screenshot umuntu yanditse ngo napfuye sinzi ibintu nk'ibya posting ifoto yanjye abantu bose baramamagara nsanga missed call nari nagiye muri siporo nsanga telefone yanjye yuzuyemo ama missed call y'abantu icyo kintu natekereje ni gute umuntu afata ifoto y'umuntu akayandikaho icyo kintu amfata gute uwo muntu simuzi ni za Facebook ntamenya icyo kintu kiri mu bintu nyine byambabaje ikindi ni biriya bintu wahoze umbazaho ko kundi umuntu ashobora kubaza cyangwa nk'inshuti yawe ikakubwira ati jyewe narinda ahantu runaka umuntu atera ikiganiro kuri wowe kuri icyo kintu icyo kintu cyarangoye cyane cyarambaye ibyo bintu byo muri fashion ngo umuntu ngo kubera ko ari umumodo ngakora ibi n'ibi ngo ameze gutya kandi mu by'ukuri igihe mbijyamo nagiyemo nshaka kureba se niyihe nyungu irimo nkuko nkora ibyo bintu byose ku ruhande nkareba se niba ari umuntu umpamagaye tuzakorana gutya tuzabarana wenda icyavuyemo tuzakora se azanyishyura ngewe nkora ibyanjye umunsi umwe nibyo niko numva nabyinjiyemo kuri jyewe kubera ko ninjiyemo nshaka kureba se nihe nyungu irimo ni ikihe kintu nageraho ntitaye kuvuga ngo inyungu y'ubushobozi y'amafaranga ni ikihe kintu kirimo ese nazamura urwego ku giti cyanjye ejo nshobora kuba wa muntu ushobora kugira ikintu nkora nk'umunyamideli nibyo bintu byatumye njya muri iyo kariyeri coming to that ubyakira ubisubiza gute urabona nk'ikintu kikubayeho iyo habaye force negative abagomba kuba n'indi force isubiza action na reaction we reaction yawe niye ku bintu nk'ibyo bikudisinga ibintu byose ubura mu buzima bikumanura hasi nka Derek ubisubiza ute uri muri abantu bicicikera uri muri abantu basubiza uri muri abantu bahana ukora ute ntago nasubiza umuntu kubera ko umuntu wandika nk'ibyo cyangwa akavuga nk'ibyo niba abantu usanga nyine sometimes ntanakuzi ariko yabonye hari ikintu wacivinze mu buzima bwawe cyangwa se hari ikintu wagezeho nyine runaka
njye ntago musubiza ubwo nkora cyane kubera ko ndi wa muntu ukunda kwisengera iyo biri ngombwa iyo hari ikintu kingoye kimbabaje nisengera tu nyine ukaba wambona ndi kumwe n'abo bantu cyangwa ndi nyine ukantekerezaho bitandukanye nuko jewe muri jewe hanyuma uko biri kose si ibi gusa bikubaho Derek ufite n'ibintu byiza byakowe n'iki kigeze kuko kavuga uti antu kami na fresh sand kavuga uti iki kintu this is marking my life cyiza kigeze kumbaho mu buzima ubwo tuvuze in general ko siko twabucamo bwose ariko ikintu uvuga uti ibi nibura bibiri cyangwa se kimwe nkora nkizirikana ku mutima wanjye ikintu cyambayeho cyiza ni nari mfite grandpa ubyara mama agiye gusaza ahamagara nyine abwira ba mama ngo bampamagare nari ndi ku ishuri mpavuye byari muri vacances arampamagara urumva yarageze mu zabukuru kwa kundi umuntu avuga ati mu buzukuru banjye ndashaka Derek ampamagaye urumva yarageze mu gihe cy'izabukuru agatinya ko abakobwa be bamwoza agatinya iki nyine ngiye mubaho muri icyo gihe ariko ntazi ko azapfa azitaba Imana icyo kintu rero cyabaye mu bintu byambereye byiza muri icyo gihe ngewe nari muriho turi no mu rugo nta nubwo nari ndi kwa muganga ntabwo yari ari kwa muganga yapfuye umunsi mvayo nyine musize ari wa muntu ngiye gusubira ku ishuri uwo munsi iryo joro mpava nageze mu rugo barambwira ngo mbize harapfuye cya gihe cyose namubayeho ibyo yambwiye byose uko namwozaga nkamwambika famiye yose itimbwira ati uyu ni umugisha wa sogokuru wawe icyo kintu nicyo cya kintu mvuga ngo n'uyu munsi ngendana kubera ko cyaranshimishije urumva ni umuntu ukuze imyaka 96 n'umunani mu buzukuru afite barenga 60 na ko muri umuryango wagutse wanyu muraramba cyane muri abashambo n'abashambo kwa mama ariko kwa mama n'abashambo urumva nyine ni papa wa mama noneho rero yamaze kuhava icyo gihe ahita yitabye Imana kugeza n'uyu munsi ndacyashima Imana ko ari umugisha tu nagiriwe uko biri kose unkeka kuri n'umunyamugisha kuko sinzi ukuntu bijya bimera ariko nk'iyo ndi nko gucata n'abantu cyangwa se ufitanye gahunda n'abantu njya kumva ngo hari ahantu turi ntese muri ngo kwa Derek wese ngo wundi usa na Meddy rero biri no mu bintu nje namye nibaza avuga se kwa Derek niho haba show Derek se afite akabari Derek se ajya akora ibintu by'imfashanyo ni midmare uraza bagata donc icyo kintu cyo kuba abantu benshi bakunda kuzi wawe sinzi nimba ari wawe sinzi nimba ari ahantu runaka nkuko ugira ibintu by'amalika store nago ndishaka kumenya n'ukubera icyo urwo rugwiro ni wa mugisha wa grandpa wawe n'ukubera usabana se bimeze bite nuko nkunda gusabana mu buzima hari ikintu nkunda kunguka inshuti iyo umuntu aje ntacyo yampungabanyaho nkabona ari umuntu twabana nkabona atari indyarya ko nyine indyarya umuntu uramubona indyarya ni yindi izazi kamara icyumweru uko byagenda kose iba yamaze kubona icyo ishaka impamvu y'abo bantu bose y'iki ntabwo ari uko ari show ni ikintu uko nsabana ubuzima bwiza niberamo bwanjye nyine ku giti cyanjye mba mu bwami bwanjye ngewe nyine mbaho nk'umuntu nyine niberaho nyine kwa kundi nta kibazo njya nigirira muri jyewe sometimes rero niho usanga abo bantu bose tuba turi kumwe duhuza nabo abenshi abari abana beza ko ntago nahuza nyine n'umuntu tudashobokanye definitely hanyuma muri uyu mwaka uko biri kose byagiye binavugwa no mu myaka yashize ngiye ndumva bwa mbere nkubona nakuboneye muri Golden Models kwa Kabano Franco umunyamideli ndibuka ko Franco yamindukije ngo dore wa musore usa na Meddy kandi koko nje sinabitegereje iminota 2 narahindukiye ngira ngo ahubwo ni uje ariko nkibuka ko njya mbona Meddy abyibushye ukuntu mo gake nari ntaramubona amaso kandi ngo mumwegere Meddy mubona nari ntaramubona ngo umenye ngatene ariko ku mafoto mbona abona abyibushye mukunda avuga se asigaye defilasi nta nubwo nabaje Franco koko n'ingendo n'uburyo uri kuza n'uburyo uvuga utuje kasi ni impanga ye urabyuka ko nanakwegera nabaza biti nicyo mupfana uko biri kose ibyo ni ibintu wowe ucamo
ubyakira uko biri kose ari gihe urabona iyo abantu bahora bagusuza mu muhanda nawe ujya rukarambirwa uvuga no munaretse narambiwe bibamo uti ibyo bintu byo kuba ufite umusozi twe tubita abasozi mu gifaransa umuntu musa biri typical like wajya muri abatwinzi kandi mutafite icyo mufana ibyo bintu byakira utubibamo ute Derek mbibamo nukuvuga ngo ni bya bintu mazemo nk'imyaka navuga hafi 5 ubwo no kuvuga ngo hahandi umuntu nyine hari abantu benshi bari banzi mu bintu bya fashion kuko nibyo nari ndimo kuva mbere ku nyine ariyo career cyangwa ari byo bintu mbarizwamo cyane haza kuza kare akantu kuko kunyerekana hari habaye saga z'i Burundi n'ikizi ndirimbo habaho icyo kintu abantu noneho batangira kujya bamfata ukundi kuntu iki binine bihambaye kandi genda umuntu usanzwe bakabona ari no guhura n'umuntu cyangwa benshi guhura n'umuntu twaba turi kumwe we kumva yuko nyine turi kumwe duciye hano we yambona kuvuga ati uramutipe gutya na gutya ariko biza gutandukana nanjye ubwanjye uvuga ngo mbibamo nkuko gembaho nkuko nshaka kubaho mbubamo nyine ubwo buzima bwo abantu benshi ababizi ba social medias bagenda babona ibintu bitandukanye baranzi bamaze kumenya navuga ko nyine mbibamo bisanzwe tukereka bwa mbere biriya bintu bikimara kuba nibwo byabayeho nk'ikintu gikomeye cyo kuba nyine ni gute abantu bamfata najya ahantu runaka nkabona buri muntu wese arimo kunyitegereza cyane ngo arebe se barasa ariko nkavuga ko ari ibintu bisanzwe ko ntabwo ushaka gusa n'umuntu cyane njye nawe buriya nige tubiziranyeho hari ibintu tudahuriyeho navuga niba ari umuntu umpamagaye interview nkabona titire runaka biba gutyo n'umuntu twahura mu muhanda kansuza ambaza kuri icyo kintu ariko ni ibintu bisanzwe ntago bijya bikurakaza ngo urambirwe se ko biri kose nkeka ko uko bakomeza gupompamo ibintu ushaka kugeraho ukajya ubigenderaho kuko ni umuntu ukora ibikorwa byiza he's an icon he's a legend igihugu cyacu ni legend dufite ntago se hajemo ako kantu kuvuga uti noneho ndarambiwe mwimunyitirira cyangwa se ukavuga uti noneho ni fresh ndi icon noneho mwese munandebe hahiye bo like ubivivamo uko biri kose kuko utuje nkawe byari Imana yaragituma musa none nyuma yuko munasa unatuje nkawe n'ababireba nuko nkuzi ngiye hanze utuje nkawe rero ndibaza like ni gute wifatanura n'icyo kintu ubibamo ute like iyo umuntu agusagariye gutyo hari n'ubashaka ko adakundana meje akaza ati ukuntu mbibamo no kuvuga ngo ngiye ubuse navuga ko nkora gahunda zanjye akenshi aho nahurira n'umuntu atari inshuti yanjye mu buzima busanzwe mbibamo muri bwa buzima hari n'igihe buri muri situation runaka tari ngombwa kuri uze kujya kuri ibyo bintu navuga ko icyo gihe nka 2019 nibwo byasaga nkaho nshaka kujya ahantu umuntu akandeba akambaza se koko ntimutubeshya nkababwiza ukuri akenshi nayo mpamvu nakoraga ama interview umuntu ashaka kumbaza kuri icyo kintu nkajyayo nta singira ikintu mpisha ku ruhande nkabivuga uko biri ariko ni ibintu bisanzwe ni nko gukora kuri televiziyo ukamucaho akakubona kubanzi arambwira Derek bimeze bite peace nkakomeza ntacyo bimpungabanya definitely amazing nimba biri positive kuri uko biri kose nta nubwo ubyanga birakunezeza ni ibintu bisanzwe no kuvuga ngo nisanze gutya maze kwisanga gutya bimfata ko ndi muri kariyeri y'abamodo nubwo bisa nkaho byahagaze rimwe na rimwe bikanansapotinga ko ngiye ndibuka nakoze casting bwa mbere mu modo bahita banamfata cause nari ahantu kuri hoteli twakoreye abantu bose n'abakozi ba hoteli na boss n'abantu bose bavuze ati Petit MEDDY ni mutamuha kabisa passe ntago twebwe birashoira hagara gusa nari nakoze ibyo nshinzwe ibyangombwa byose mbyujuje bampa passe gutya navuga yuko ntago ari ikintu kibi yaba ari ikintu kibi cyakanteye ipfunwe inshuti yanjye kugeza ubu n'umuvandimwe wanjye ntajya ntinya no kumuvugaho navuga ko rero nta kibazo na kimwe ngira kuri ibyo bintu
ahubwo twenda no kujya mu byo kuvuga gusoza n'ibindi nk'ibyo hari akantu kanteye amatsiko njyewe ndi umuntu wahuye nawe twamaranye iminsi 2 n'igice ndumva turanaganira mu bintu nabonye hari ukuntu uri naga comedy katiye gucamo hari ukuntu ugira ngo kandi Meddy akunda kubikora bon hari nabandi bantu benshi bakunda gukora gutya like mufite muri in tune at some point it's scary nta hantu mwamuriye mu muryango hirya kure nko mu kuvuga mu maclans abashambo ntiyaba ari umushambo nawe bon ntago ubwoko nabukurikiranye mukecuru we niki ntago nzi neza papa kubera ko ngiye mvugana na mukecuru na famille ye yindi papa we ntaho hari ngo mbe naragiye mu by'ubwoko niki ariko aba mama bafite inkomoko nabo aho bayifite niki n'abantu b'i Burundi ntago mbizi neza ariko bibaho buri muntu wese agira umuntu bajya gusa cyangwa bafite utuntu bahuriyeho ntago ari uko baba basa wenda ngo basi ibintu byose ko nkanjye nk'umuntu nzi buri kwaje mu Rwanda tuba turi kumwe tugira gute hari ibintu mba nzi tudahuriyeho cyangwa dufite nkuko abantu bambwira waciye hano ugakora umuziki nkaba najya no muri studio atanga igitekerezo urabizi ko abahanzi benshi n'abashuti banjye haba umuhanzi runaka yanambwira ati wamfashije iki kintu inyuma ya kamera agikora ariko utambonyemo so ni ukuvuga ngo rero hari ibintu byinshi tudahuriyeho ibyo nkora ni nk'ibyo nawe wakora umuntu agahita akubwira hari n'abambona ngo se ngo ko wambara nkawe ntabwo biba bihura ngo kuba wiyogoshesha nkawe ngo kumeze nkawe kandi nk'ibintu dusa njye mba nzi neza ntabwo ari umusatsi ntabwo ari ubwanwa ntabwo aba ari iki ni imico ni ingingo ni cyane cyane ni hano navuga ko mu gahanga n'ukuntu meze hano n'ibintu ijwi se oya ntabwo mvuga nkawe harimo akantu I don't know there is a tune hari intuition like ijwi ryanjye nta muntu ujya uyoberwa hari ukuntu ufata ji ukayivanga n'amazi bikaza byidira mwe muri ikintu kiri diluted rero kuko nje naramubonye marana igihe gito gishoboka yego sinamumenya cyane ariko mu mahirwe make nabonye nako muri ako kanya hari byinshi mufite buryo nako baraza kubitubwira muri comments buri wese afite uko abibona gusa icyo nari ngendereho cyane gusa icyo nashaka kumenya so far uko biri kose turi muri 2021 tunarebye mu bintu bijyanye n'ubunyamideli tunarebye n'icyo kintu kijyanye no kuba ufite ni n'umugisha kuba asa nawe ugasa nawe n'umugisha ntago ari bose nanjye nimubona umuntu dusa muzambwira nyaboneka turi kuri icyo kintu like what are the expectations uko biri kose ni ikintu simvuze ngo wagenderaho ariko n'umugisha kubwanjye numva ari umugisha what are the second projects movements zije zawe nka Derrick wambwiye ko ari ngabo Derrick right ni what are the projects upcoming movements ufite mu byukora biciriyemo no kuba uri kuko uri we hakubiyemo kusa hakubiyemo ibyo ukora hakubiyemo inshuti zawe niziye movement utegura niziye project mfite project nyinshi ari ibintu byinshi nari ndimo gupanga bishobotse byinshi nibyo kwikorera kuko sinunda gukorera umuntu runaka navuga ko rero byinshi byo navuga nashyira hanze byaba byiza ahubwo mbitangiye noneho nanjye nkabishakira nk'uko mwampamagaye ukazatwereka turindire shovo cyane rwose nkunda mama wanjye cyane kurusha abandi bantu bose babaho kubera iki mama wanjye nyine niwe byose byanjye kabisa nibyo ahari ubawe ibyo gukorera ni ubi cyane ni wa muntu nyine dukundana ntago tubana nyine nk'umukope n'umukopine ni inshuti yanjye cyane kenshi mpitamo kumwambara tu yubahwe mama wa Derrick hanyuma izina ryawe rya kabiri sinzi nuriya nawe niko yenda kwitwa niko yitwa cyangwa yitwa Ngabo Meddy bon navuga ko nakoresheje Ngabo kubera ko bari impamagaraga kuva kera no kuba dutangiye gusa noneho rikaba ari ryo rikura cyane ariko ubundi amazina y'ababyeyi nitwa Rukundo Derrick ariko social media bari bazi Ngabo nuko nitwa Derrick ubu nkoresha Derrick na Ngabo byose birimo ariko nsanarikuyeho nkoresha Derrick official kuri Instagram yanjye amazing hanyuma dusoza nkunda kubibaza buri muntu wese what is nizihe ngabo zawe zigukingira like what is your motivation in life nicyo ugenderaho nicyo kikubyutsa mu gitondo ukavuga uti njye nka Derrick iki kirambyutsa buri munsi niyo mpamvu gituma mba pushed to do what I do
navuga ko ikintu kimpushinga mu buzima bwa buri munsi ni ukuba umugabo. Uvuga ngo iyo nicaye nkatekereza ndavuga se kuba umugabo bizaca mu zihe nzira, nkaharanira icyo ngicyo. Rero nkunda kuba wa muntu nyine iteka n'iteka niyo naba ndi mu ikosa, nkunda kuba nagaragara neza. Nkunda kuba nagaragara neza nkarenzaho cya kintu kugira ngo utaza kumbona nabi. Kuba umugabo rero ni ikintu mu buzima bwanjye bwose mba mvuga ngo ejo ni gute nzaba nka wa wundi, ni gute nzaba nka papa cyangwa se n'undi wese wabigezeho. Navuga ko gutegereza kuzaba umugabo nicyo kintu mu buzima bwanjye kimativa. Amazing. Hanyuma, who is your role model, by the way? Hehe mu buzima in general you have to have a role model uwo hejuru. Dukuyeho uwa mbere ufite ipeti nka mama, first lady wawe, nyuma hejuru ya mama ninde like kuvuga uti uyu muntu mureberaho ibikorwa bye fresh? Navuga ko role model wanjye ntabwo ari uvanyeho mama, uvanyeho papa cyangwa n'abandi bo muri famiye. Role model wanjye ni umugabo bita Obama. Barack Obama. Ni wa muntu nyine nakurikiranye kuva byafata inshingano zo kuba perezida kugeza zivuyeho. Ni wa muntu nakurikiranye ubuzima bwe bwose, so agenda mbera nyine role model kabisa ku buryo ubuzima bwose acamo. Ku bwanjye bavuze ngo ni nihe ahazaza cyangwa future, nakiha imikorere ye. Big up to Barack Obama. Sinzi nimba mvu Kinyarwanda. Coming to the end, mwese mureba legacy mwamumenye Derek, benshi mutarimo muziho byinshi. Nimba mufite n'ibindi bibazo mubyandike muri comment. Ushaka kumureba ni Derek official, babandi muramuvuga ngo asa na Meddy na Meddy asa nawe. Ese bigende gute? Derek, ninde wakwambitse bari abantu bagufotora ni bandi? Umuntu wanyambitse ni umu design witwa Ben Fashion Design. Akorera mu isoko mu mujyi. Akorera kuri floor ya mbere. Umuntu wese wamushaka wamugana, yaba ari ubukwe, yaba ari umuntu ushaka gukoresha umwenda runaka wo kwiyambarira nk'uko nambaye, kwambara bibiri simple, ishati, ipantaro, Masai, bijyanye na made in Rwanda. Definitely. Yamugana akora neza cyane. Ibyo bintu urabona iyi myenda uko bigaragara nk'imyenda ihenze cyane, ntago ibiciro bye ni ibiciro mubangikanya mwumvikana. Naba ko ibiciro ni bisanzwe. Ikindi uri umukiriya bitewe ni wenda ufite ubukwe uje gukoresha umwenda wawe murumvikana cyane. Ntekereza ko nta muntu wajyayo ngo bananirane. Nanjye ndabishobora ndi umukene, urumva rero nta kibazo kirimo. Babyiyumviye Ben Fashion Design. Bari abantu bagufotora uko biri kose nabonye bafite ibyuma byabugenewe, bakora neza, speed, ibintu byose nabonaga ari fast. Iriya ni studio yihe, bimeze biti? Ni umuntu ku giti cye nk'uko natangiye muvuga, yitwa Nela photograph. Nawe ugiye kuri Instagram, ugiye hehe hose wamubona. Akora ibintu byiza cyane ku bantu bakunda uyu muco wacu. Bamugana, akora neza cyane. Akora ibijyanye n'amafoto. Akora ibijyanye n'amafoto, ashobora kuza kureba agasanga mwakorana ifoto runaka akakubwira mugakorana. Ntago afotora mu bukwe, ntago afotora n'ibindi byose bibonetse. Uvuga ngo dukorana muri ubwo buryo, ntago dukorana nk'umuntu nyine kuvuga ngo wamuhamagara mu bukwe ngo afotore. No. I get it. Thank you so much. Mwese mukurikiye Legacy TV, mwakomeje mumubona ari mu bikorwa biratangaje cyane kubona umukobwa cyangwa se umwari cyangwa se wasanga ari n'umubyeyi mu byubahiro bye uri gufata kamera ingana kuri remereye kuri amurazizi kamera babizi neza agafotora. Ese ninde, bimeze gute? Ndamufite ku ruhande rwanjye, ntabwo yagiye kuremba, agomba kubasubiza byose mwibaza. Let's go Legacy TV. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Witwa nde? Nitwa Ornella Mugisha. Ornella Mugisha. Utuye hano mu Rwanda? Yego. Ni naho ukorera biriya nagiye mbona? Niho nkorera. Hanyuma birantangaza cyane kubona umukobwa ufotora. Ndumva urubaye wa gatatu mubonze babikora mu buryo buri professional. Hari ababo tuzi ba Mbabazi bafotora muri presidence nayo hose, Kamanda, NIB Studios, uramukobwa Vesi. Ndumva gubaye wa kane nimba tubaze neza. Ni ibintu maze igihe cyangwa ni ibintu byavuga? Bon, ntabwo ari igihe kirekire, maze nka 2 years mbikora. 2 years.
hanyuma abantu benshi cyane badukurikiye kuri legacy benshi bari kwibaza kuki se ari Derrick wahisemo nje nabanje gutekereza navuga ni wasanga ari kubera wabonye ko asa nka Meddy kuko koko nisozi we cyangwa hari indi mpamvu wamubonye muravuga ati I want that guy. En fait, Derrick namubonye kuri Instagram. Noneho mbona look ye, mbona ari photogenique, mbona look ye ijyanye n'ubwoko bw'amafoto nkunda gukora. Ko nkunda gukora culture photography, mbona birajyanye ko ni muremure, afite shape nziza. And then ndamwandikira. Turavugana mbona dukorana mu gihe yamwe. Ubwo nuvuga ngo ufite nka gallery ushiramo amafoto bijyanye n'ubunyafrika. Iyo gallery yitwa gute cyangwa se umuntu yagusangaye? Bungubu for now ndikora mu rugo. Taga home gallery gatoya ntago ndakora ikintu kinini cyane. Amazina ukoresha kuri platforms za internet? Nkoresha kuri Instagram, nkoresha Nela photography 2. Hariho kabiri inyuma yego. Right. Ubwo umuntu aguganye hari gusa ushaka no kwafotora n'abantu mu busanzwe gutyo gusa cyangwa biba bisaba ko ariyo aspect y'ibintu by'Ikinyafrika? Okay, nkunda gukora amafoto ari culturel cyane, ntago nakora nko muri mariage. Ariko du small events ushobora gukoramo nta kibazo. Ugafotora nta kibazo? Nta kibazo yego. Mabukinga, mwabyumviye. Thank you so much Nela. My pleasure, thank you. No umugisha ukomeye cyane mwabyumviye ni buri munsi ibiganiro bigiye bitandukanye kuri Legacy TV mwe muri kumwe nanjye Albina Sydney be all in be nothing at all.